menshi n'iki wenda byazaba byiza. Nawe reka nigire muri Rayon yo mu kibuga. Ibintu bitatu byo kwishimira. Ikintu cya mbere ni ukuba ibitego byatsinzwe n'abantu batatu batandukanye. It means a lot. Narindi mu gapano mu gatsinda ugomba gutora man of the match yarinze na Antoine Mabombe rutsindura Antoine rutsindura Mabombe yutaryonya abantu ntibamubona naga kiri kumva bamenye ko yitwa instructeur Rutsindura Antoine. Okay. Yaramuhize ariho kumbaza buri kanya nko manise Rugaju nakoze yaramuhize twari kugira ngo nibyo bigize muri kubatera kumurana kandi turi gukora ndi kogeza match nje kumureba none nawe yaje kundeba undi munyurana umaze kureba undi nta Rugaju so ikintu cya mbere cyatugoye ni uguhitamo ninde man of the match kubera ko umukinnyi Tambo Gloire yatsinze igitego anatanga assist ariko umukinnyi nanone witwa Basane wari warirengagijwe cyane na Rocky ntabwo yamwemeraga yatsinze igitego cya gatatu atanga assist igitego cya mbere anakorerwa penalty abedi yagushije so twavuze tuti tubihaye Basane ariko na Tambo yakinnye neza cyane kandi Tambo yakinaga nka rutahizamu kubera ko nta nimero 9 bafite ubu ngubu Rayon Sport. So navuga yuko ikintu cya mbere nabonye muri Rayon Sport harimo gutembera k'umupira. Niba Bedi yatsinda Tambo agatsinda Basana agatsinda bagahusha penalty hanyuma Tambo agatanga assist Basana agatanga assist Serumoga agatanga assist urumva ko mu bikorwa byo kwataka izamu haba uburyo bwinshi cyane kandi bwakozwe n'abantu benshi batandukanye ku buryo ukubona ko akazi ko gusatira kaboroheye. Ese Rugaju ushingiye uburyo bw'imitoreze myiza ushingiye kuri yanabivuze muri interview Ferus muri Santoza gatoya yavuze ngo buri mutoza agira uko agira approach muri game ye ati ikintu cya mbere ngiye nigisha abakinnyi kandi abatoza abarundi baragikunda dukine hane tugende ukine kuri ushingiye kuri adversaire bakinaga nawe aho nanone ntibaba yari ari soft cyane ko nta mukino n'umwe aratsinda wiwi opponent aroroshye kuko yari yaratsinzwe ibitego 7 muri match 3 rero yongera umuterekamo ibindi 3 10 muri match 4 nabyo nabireba ariko sinabigita kari bibi kuko uwatsinzwe na bose wowe se kuki utamutsinda nawe ngo umushimangire nyine niba yoroshye bye expose nawe bigaragaza ko ukomeye mu kwataka. Ibaro y'umutoza yarutsirongira nateguye yo kumusezerera rwose Rajab bambwiye ko ibaro uwo yiranditse kiburaho no kwisinyaho ikipe ya akaruka kabiri ariko igoga ko kwishimira kuri Rayon Sport navuga byibura nari ntegereje kureba reaction nyuma y'ibi bintu byavuzwe iki cyumweru byo hanze y'ikibuga nakunze ko abakinnyi ubona ko ntabwo bari bahari cyane. Yes ndabizi muzagira match ikomeye cyane muri no weekend kwa Marine akaboko kazava Nyarugenge kagomba kuba karimo kabwira Marine agati prime irahari mwebwe munige gusa ndashaka gupima Reyo mubizi ko umwaka ushize muri retour mwaguye kwa Marine munganye 2-2 ndashaka kureba reaction yanyu no muri abagabo mu reaction ndaza kwireba akanyuma ariko ndanenga defense ya Reyo nubwo Reyo yatsinze ariko umutoza kosore defense ariko sinenga defense cyane nka Sefu na Richard Reyo mbisubiramo mu kwa mbere ni mutagora nimero 6 muri expose cyane iyi kipe Rutsiro nayo yakireyaga uburyo utagira ngo Rutsiro yari boroheye nayo yagiye yinjira mu izamu ryabo ke uyu munota ndashaka ko tuvuga kuri polisi. Ese polisi murabizi ko mu mikino 3 heruka itsindiwe na bamyugariro gusa yatsindiwe na Zidane itsindwa na Christian itsindiwe na Zontanga ni watsinze igitego cyo muri weekend iri ku mwanya wa mbere ibi babisobanuye iki nk'umutoza cyane cyane cyo kwishimira kuri polisi yinjijwe igitego kimwe mu mikino 4 itsinze ibitego 5 ntiri gutsinda byinshi ariko iri kugarira neza bamyugariro rero impamvu ari bo bari gukora cyane muri iki gihe nuko polisi yamaze gutegeka andi makipe ko agomba kuza gusubira inyuma polisi kabataka none amakipe yo mu Rwanda nk'uko ubizi iyo mukinnye 15 minutes akabona uri kwidomina ahita asubira inyuma akajya kwikorera block kugira abakinnyi ba deblock ama situation ni ikibazo cyari kigoye polisi iri no mu mpamvu zatumye bazana Jabel wa mukino ushobora gutanga za passe z'ubwenge kandi aho yasimburiye yabikoze yatangiye kugaburira abataka ntibari bafite okwi wa mushobora kugeragereza imipira kuri ikintu rero yakoze iriya frappe nyine yanzotanga ni ukuvuga ngo uko byamera uko ariko kose igitego gipfa kuba ari igitego tubanze tudomine nicyo ndi kwishimira kuri polisi igitego gihe kiza kubonekera kiboneka ariko turi gutegeka so polisi ifite ibintu bitatu physically iri kurusha amakipe yose bari gukina sofa na Reyo irimo bakinnye icya kabiri polisi iri kukudomina iri kukurusha gukina
icya gatatu polisi ifite bench igihe biri kwanga muri babandi babanjemo ifite ibisubizo kuri bench iri kuzana bigapropose amasolution kandi agatanga umusaruro. So nta accident irimo mu mikino ine ya mbere gutsinda ibitego bitanu ikinjizwa kimwe ikaba ifite meilleure defense iri mu makipe ari no gukina neza cyane. Sofa nge navuga yuko ari akazi ka Ben Musa n'umwungiriza we wa fizike w'umuhanga ariko na quality iri muri squad ya polisi. Tugakweshoninga ikintu kimwe kuri polisi iteka ryose, is it going to last? Nibyo twese duhanze amaso ni nuko dusoranye inshingano. Ikipe ya Rayon Sport yari yinjiye ku munsi wa kane wa shampiyona, abafana bayo nabo batanyuzwe n'imyitwarire yuko bitwaye mu minsi yashize. Ikipe ya Rayon Sport itsinda ikipe ya Rutsiro, bisobanuye kwiyunga n'abafana Iber ndetse bisobanuye no kuza gukomerezaho na kuko Ferus. Impamvu nari gushaka kugaruka cyane muri bimwe mu byaranze umukino nuko mugenzi wacu Eric yabigarutseho, ariko yavuze ngo ngewe umutoza ya preferaga gukina defense ya batatu. Ngewe rero uburyo bwanjye ntantu naciye ni defense ya bane ndetse no gutambaza ba. Ni nawe yashyizemo nawe, ariko sinzi impamvu abantu benshi bakomeje kuvuga ko Lotfi yakinaga defense ya batatu kandi nyamara match zose yatoje muri championa akenshi yakinnye bane, wenda mu myitozo n'ibyo yatozaga. Ariko ngira ngo twabonye ikintu kigaragara cyane akenshi ikipe yatakaje umutoza cyangwa se yamusezereye, ikintu kijyanye n'abakinnyi gukora bakorera uwo mutozo hari cyane cyane wenda bijyanye n'ubyo batari bishimiye uwagiye, kuko urebye nk'uburyo ikipe ya Rayon Sport yakinnye nta nubwo yawe yanahinduye n'abakinnyi benshi mu buryo bwo kubabanzamo, wenda uretse nka Rushema yafashe akamwicaza akazanamo Gisudiyanye ndetse na Kabange kugira ngo baze kugarura Serumogo ari Omar asubire ku ruhande rwe rw'iburyo, niwe bafite niwe ugomba kwakina igihe cyose batahengetse. Kuri kabiri agomba gukina Serumogo, umuntu yavuga ko wanagize match nziza cyane, watanze pass y'igitego cya kabiri aha Abedi. Hanyuma urebye hari abakinnyi ubona ko mu by'ukuri bafashe Rayon Sport nubwo wenda yari mu bihe bibi, ariko performance nziza cyane y'uyu musore Tambo Gloire nyuma yo kugirwa umukinnyi w'ukwezi kwa 9, ariko kandi urabona ko ari no gufasha cyane. Baramushyira ku ruhande rw'ibumoso imbere kuri 11 agakina neza, hari ubwo bamugarura kuri point naho agakina neza. Urabona ko umuntu yavuga ko ari meilleur joueur muri ikipe, ariko nyine akanagira service nziza cyane za Abigirimana Abedi ku munsi wa gatandatu igitego babatsinze babishyura Rutsiro yatsinze yari umupira Abedi atakaje kako nashaka gukontrola baro yisanzuye arawutakaza batsinda igitego. Nagiye kubona umuntu uyu muhungu bakibasina igitego arongeye afunga rase neza, hari ukuntu afungura arasa kugira akazifunga subira mu ngamba, ari nko kuvuga ngo ntabwo ari kubyumva uburyo nyine atakaje atumye batsindwa. Akimara kubikora yahise atsinda igitego cya kabiri, yari no kugira chance yo igitego cya gatatu kuri penalty, ariko nabonye uburyo yatekereje nyine ko atanze ikipe akavuga ngo none nanjye reka nongere nyigarure mu mukino. Icyo cyamurijije nabonye yaraturisararira ubwo nyine wenda yaravuga ati Rayon Sport ibihe bibirimo none batwishyira igitego wenda mbiteye ari nge mukinnyi bagenderaho biragenda bite, ariko ngira ngo asubije neza atsinda igitego. Ikintu kiranga umukinnyi mukuru amakosa yakoze ariko urayakosora ute. Ubwo rero urebye abakinnyi b'abarundi yaba Tambwe Abedi na Musore Prince bari kugenda bizamo gake muri iyi mikino bari kugenda bamuha, nawe ari kugenda agira uko azamuka. Ubona ko imikino ya Rayon Sport hari akantu kari kahindusemo cyane cyane mu bijyanye no guhererekanya umupira. Ubundi bakinaga ibintu byo gusa naho bajugunya, ariko ahangaho uyu Murundi urabona ko yavuze ati reka duhererekanye tuze kure ko twasana igitego. Byari kuba ibitego bine bigaragaza ko Rayon Sport yari nziza cyane ku munsi wa gatandatu. Rugaju n'umukino nk'uko Iber yarabivuze, akenshi umutoza mukuru yakigenda kandi umubisi ko mu minsi ishize abakinnyi ni bamwe batangaga raporo kuri president, umutoza ntadutoza bimeze gutya na gutya. Akenshi usanga egari bango ubwo asohotse bahise batsinda, ariko iyi ekipe iri gushaka umutoza mukuru. Icya kabiri ni ekipe yatsinze konvenka mu minsi ishize, abafana bavuga ati twatsinze ariko tudustragoringa byari ibintu bigoye. Ni ikipe itari yagarura ba rutayizamu bayo, kuko amakuru hari nuko mu kwezi kwa 11 nibura Fara ashobora kuza kugaragara mu kibuga yewe na Asman. Gutsinda umukino bifite icyo bisobanuye cyane ku ikipe ya Rayon Sport mu gihe bari kwitegura kwakira umutoza. Rayon Sport yagombaga gutsinda kuko itegereje umutoza, ubwo ni gahunda tuzanagarukaho muri iki cyumweru, kandi agomba kuza muri iki cyumweru. Amahirwe menshi n'umutoza ushobora kuva muri Senegal, wanatwaye ibikombe mu bato ba Senegal, n'umutoza watoje under 17 ya Senegal.